On TTV. Yes, hello once again. Ninjye Pupu ikiganiro cyo ni box wa ine on TTV. So I'm back tugiye gukomeza kubana. Wakibaza ngo uyu munsi turaganira kuki. Ngira ngo murabizi ko maze iminsi mbasomera ndi gushaka kujya mbasomera igitabo cyitwa Never Split the Difference cyanditswe n'umugabo witwa Chris Voss. Iki gitabo kizagenda kitwigisha neza uburyo umuntu ashobora kuba negotiator mwiza, uburyo umuntu ashobora kuganiriza umuntu kandi akagira ikintu amukuraho. Ari ijambo rikomeye rero riri muri iki gitabo. Umwanditsi yavuze ushize narigarutseho, icyo usabye muri iyi si nicyo uhabwa. Niyo mpamvu mu gihe cyose ugiye gusaba ugomba kumakinga sure ko uri gusaba ibintu, uri gusaba neza, uri buze guhabwa ibintu wasabye koko. Impamvu rero ndi kugaruka kuri kino gitabo nuko usanga muri kino gihe umuntu adashobora kujya ahantu ngo asabe serivisi ayihabwe, atari uko mu by'ukuri atayisabye, atari uko aho yagiye atakagombye kuyihabwa, ahubwo yayisabye nabi. Kandi ngira ngo nive na Bible iravuga ngo musabe muzahabwa, kandi buri icyo usabye nicyo uhabwa. So that's why nahisemo kubasomera iki gitabo, kugira ngo mbibutse ko ukwiye kubaho mu buzima aho kuri wa muntu ushobora kuganiriza umuntu kugira ngo mukure icyo ukeneye, kandi mukamenya neza ko buriya iyo ukeneye ikintu ugikura ku muntu ugifite. Ureba umuntu ufite icyo kintu ushaka, then ugashaka uburyo bwose uzakimukuraho. Ubushize rero naberekaga uburyo bwose umuntu wese akeneye kumenya kuba uburyo yaba good negotiator. Kubera iki? Kubera ko iyo umuntu azi kunegosia n'abantu agera kuri byinshi. Ntago negotiation iba hagati y'abayobozi n'abayoborwa, abakoze ibyaha n'ababahana. Oya, negotiation haba hagati y'abantu bose. Naberekaga ahantu hose umuntu akenera negotiation. Ukenera negotiation mu gihe uri kumwe n'abantu mubana mu rugo, muri business, mu kazi, mu buyobozi. Ibintu byose uba ukeneye kumenya kuganira n'abantu kugira ngo ubashe kubana nabo. So rero ikintu biguha niki? Icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kubaho ufite ubumenyi kandi n'ubwenge kuri iki kintu kugira ngo uzagera ahantu ubashe kwidefanda. Ibi ngibi bijyana na discipline, ibi ngibi bijyana no kuba uzi kuba wakivugira kandi uzi amagambo ukoresha mu gihe cyose ugiye gusaba. Cyane ko murabizi ko iyo umuntu asaba nyine abasaba ntago abategeka. Ugomba kugenda wiyoroheje humble imbere y'uwo muntu kugira ngo ubashe kumukuraho icyo kintu. Uyu munsi ndi bugaruke kuki kuri kino gitabo. Ndashaka twiga uburyo umuntu agomba kumenya amagambo akoresha mu gihe cyose ugiye gusaba, mu gihe cyose uri kunegosia n'umuntu, kugira ngo ube good negotiator, kugira ngo ube effective negotiator. No kubera iki? Nuko ubuze uburyo utwara ururimi rwawe, kuko muranabizi neza ko ururimi pe inyama n'ururimi niyo nyama ntoya, naga ari inyama ntoya totally mu ngano, ariko nicyo kintu gishobora kuguheza ibintu byose, cyaguhesha umugisha w'umuvumo, ibyiza n'ibi byose bikaza bitewe n'ibyo wavuze. So rero igihe cyose ugiye gusaba, igihe cyose ushaka kuba good negotiator, ugomba kumenya ukuntu ururimi rwawe rutwara. Amagambo yawe uzayakoresha gute? Ni gute uzatondeka amagambo kugira ngo ukonve ku muntu ugiye gusabaho serivisi. Reka mbaho urugero rworoshye mu buzima bwacu duhoramo bwa buri munsi. Hari abantu usanga babayeho badafite discipline ihagije ku rugero rw'umubyeyi yifuza. Afite discipline nyine, afite ikinyabupfura ariko kiri aho ngaho kitahagije pe. Ugasanga urugero umwana ari kumwe n'umubyeyi we hari ikintu amushakaho. Tuvuga ibintu byoroheje. Abana bakunda gukurikira ababyeyi babo, bakuru babo, bene wabo ku mashop, ku masoko kugira ngo bajyane guhaha. Umwana rero ni wa muntu nyine ukunda kubona utuntu twose akumva yadufata. Mugenzi wacu azabidufashemo muri kids talk atubwire koko ibintu kubera iki bundi abana bumva nyine yageze mu isoko yagurirwa iki, akagurirwa iki, akagurirwa iki. Kubera iki nyine abana biyumvamo ibyo bintu. So ariko ndagira ngo nkwereke ukuntu ibintu bitandukanye kandi ushobora gusaba ikintu kakibura atari uko utari kugihabwa, ahubwo bitewe n'uburyo wavuze. Umwana rero niba agiye gusaba umubyeyi we wenda barahonga mu isoko, kamubwira ati ukumva avuze nk'aya magambo ngo mama nshaka ko ngurira iki. Sinzi niba muri kubasha kumva tone y'ayo magambo, uburyo asohotse, uburyo umwana atondekeranyije ayo magambo n'ubukana yavuganye. Wowe ubarutse uri umubyeyi, umwana ukumva kubwira ibyo bintu, wakumva umeze ute? Ushobora kureba umwana ukavuga si umwana ikinyabupfura cye kiriye, si umwana udashobora, kuko kubera iki bavuga ngo uburere
umwana apfa mu iterura, kuki bavuga ngo igiti gikurwa kikiri gito? Kubera iki babivuga gutyo? Mugenzi wacu azadufashe nabyo bikaruka ku mwana. Umubyeyi aravuga si uyu mwana niba adashobora kwisabira akantu koroheje akiri mutoya, nakura azabasha kwisabira serivisi, nakura azabasha kwivana ahantu hamwe yijyana ahandi. Umubyeyi bikamubabaza. Ese uri umubyeyi utekereza ko uwo mwana wamureba gute? Kuvuga si uyu mwana bitebye, si iki kintu wakimuha koko, wahita uvuga ngo ngaho gifate ndacyishyuye. Kubera ko iyo muda bivuganye tona bivuga, nshobora no kumubwira ati subiza hariya wigifata ntacyo ngura. Kubera iki? Ntabwo arimo negotiation nziza, ntabwo umwana yafunguye ikiganiro ngo abanze abashe kugirana umushyikirano n'umubyeyi we, abashe guhabwa icyo afite. Ariko tuvuge niba hari umwana ufite ikinyabupfura, ashobora kuvuga ati mama ko nyine iki kintu mwakinguriye. Urumva ko ibyo bintu biratandukanye. Izi nteruro ziri gusaba zifite tone, zifite uburemere butandukanye. Iyo umubyeyi aravuga ati wow that's my child, ukamubaza kubera icyo ukeneye iki, waretse nkakugurira iki. Umwana aba afunguye negotiation, abatumye ari bugirane umushyikirano n'umubyeyi we bakabiganira, umwana akagihabwa cyangwa se agahabwa n'ikindi, ariko aba yaganiriye n'umubyeyi. Niba ari ibintu byoroheje simply, umwana n'umubyeyi abantu birirwana, umubyeyi wawe kuko ashobora no kuvuga ati none se kari uwanjye reka nyumugurire nyine nta kundi, ntago namwima icyo akeneye. Ariko umubyeyi aba ababaye. Noneho tekereza ko ugiye gusaba serivisi ahantu utazi, nta sano mufitanye ngo wenda ari bugendere kuri ayo maraso mufitanye, avuga ati ntago uyu muntu namwima serivisi kandi ari umuvandimwe, kandi ari umwana wanjye, ari umubyeyi wanjye. Ugiye gusaba serivisi ahantu utazi kandi urayikeneye, uzagenda uvuga gute? Uzagenda se witwara nk'uko wari usanzwe witwara? Hari igihe bidusaba kwiyambura abo twari bo mu buzima busanzwe, tukiyambika andi mashusho n'andi masura kugira ngo duhabwe icyo dushaka. Nibyo abanyarwanda bakunda kwitiranya n'uburyarya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uburyarya, ahubwo ni ukugira ngo ugere ku kintu ushaka. Kuki bavuga ngo ushaka inka ryama nkayo? Nyine ngaho tekereza mushatse inka ukagenda uri bujye mu kiraro ukaryama, ntabwo ari cyo bashatse kuvuga. To mean you strive for what you want in order to get it. So, niba ugiye gusaba serivisi hari igihe wiyambura uriwe. Kambaho urugero, ushobora kuba uri umuntu usanzwe mu buzima busanzwe bifite amafaranga, ufite ubushobozi, urubashywe bitewe n'icyo cyubahiro ufite n'iryo zina wubatse. Ako se mwibaza impamvu guverinoma cyangwa se leta ishyiraho inzego zitandukanye, igashyiraho guhera ku isibo. Ubu ngubu twe mu Rwanda duhera ku masibo, isibo, umudugudu, akagaru, kazamuka ku rwego rw'igihugu. Kubera iki? Nuko habaho hasi habanje hejuru, habaho no hejuru kubera ko hari hasi. Ushobora kwibwira ko kuba mu buzima busanzwe aho utuye wubashywe kubera amafaranga ufite, nujya gusaba serivisi mu isibo, nujya gusaba serivisi ku mudugudu, uzagenda nyine witwaje uriwe. No, bizagusaba kuba ufite ubumenyi kuri iki kintu nababwiye cyitwa effective negotiator. Bizagusaba kuba uri wa muntu ubasha kugenda ukiyoroshya, ugashyira hasi bya byubahiro ufite n'amafaranga ufite kugira ngo ugere kuri iyo serivisi ushaka. No matter where you go, no matter who you are. Ahubwo se ukeneye iki kugira ngo ukibone unakora iki? Ntabwo ushobora kujya hariya muri biro ngo nukuri umukire. Guverinoma y'u Rwanda ndayikunda cyane, sinzi niba kino kintu mujya mukibona. Uwo uri we wese uca mu nzego zose bitewe na serivisi ushaka. Kubera iki se baba barakoze icyo kintu? Ni ukugira ngo bakomeze bereke abantu ko ugomba kuba uzi kunegosiya. Uko waba urenze kose ukeneye kuba wabasha kuganira n'umuntu ukamwumvisha icyo ushaka. Niba ugiye muri biro ugasanga umuntu agiyeyo yamba ama bluetooth, ingofero, hari ahantu ugomba kujya ukagenda usa n'uko aho hantu hameze. Hari imyenda ugomba kwambara, hari ingendo ugomba kugenda. Hari umupasiteri umwe yigeze kumva yigisha ahantu ngo Imana ngo yaramubwiye ngo ngagiye ngo kuba ngo umuyobozi, ngazaba umuyobozi ukomeye mu gihugu, ngarangije ngatangira kugenda nk'abayobozi, ngo yagenda akiyumva mu buyobozi. Urumva? Ni ukuvuga ngo ingendo yawe irahinduka bitewe n'ahantu ugiye. Mugira mubibona mu urubyiruko cyane cyane, wenda ntago ndwibasiye, munyumve neza, ntago nshaka kwibasira urubyiruko, ariko urubyiruko rugira imyitwarire itandukanye bitewe na generation turimo, bitewe n'uko tumeze. Ugasanga rero umuntu w'urubyiruko ari aho ngaho akajya gusaba serivisi
utamenya ngo se agiye ari kwitwara nk'uko yitwaraga muri quartier, kandi mu by'ukuri akeneye kugera ku kindi kintu, akeneye kuba undi muntu bihera hasi. Kugira ngo ukenere ubone ikintu biragusaba ko ubundi muntu, biragusaba ko wicisha bugufi, biragusaba ko wihanganira buri kimwe, ko ushobora no kugeraho bakagutuka bakakubwira nabi, ariko ukihangana ukavuga ati uko byamera kose ngomba kubona icyo kintu nshaka. Rero turebe twigire hamwe amagambo ugomba gukoresha, ururimi ugomba gukoresha mu gihe cyose ugiye gusaba serivisi, mu gihe cyose ugiye ahantu ari wowe ukeneye ikintu, ugomba kwitwara gute, ugomba kuvuga gute, ugomba kugerageza ukagabanya ijwi ryawe. Icyo ni icyambere. Ijwi ry'umuntu ntago ndi kuvuga ngo kuri abasore b'ingimbi bavuga bazi, no, mu buzima busanzwe ushobora kuba wibereyeho uri wa muntu wivugira nabi, uri wa muntu utajya upfa guseka utongana ibintu nk'ibyo, ariko ndagira ngo nkwigishe ko ugomba kuvuga wiyoroheje. Niba ugiye gusaba serivisi menya amagambo uvuga bitewe n'ubu ugiye gusaba, kugira ngo abashe kuba yakwemerera icyo ushaka. So wimera nka wa mwana twabonye utagira ikinyabupfura, wa mwana umubyeyi we azasaba ikintu kandi ari umubyeyi we ariko ntakimuhe kubera ko yasabye nabi. Ndakwinginze rero, impamvu iki gitabo ndi gukomeza kugisoma ni ukugira ngo ubeho wowe uri wa muntu utandukanye n'abandi bantu bose badukurikirana Bookstore. So guys, ese ubundi ukeneye ikintu bigenza ute wowe? Ni gute wajya gusaba icyo ukeneye kandi ukomeza kwigira wikakaza kandi mu by'ukuri ari serivisi ukeneye? So in other words, what I was telling you was this. What I was telling you is to have a good behavior. You have to be a good negotiator by knowing and being able to express what you want and what your fear wants. So no matter how you are, no matter who you are in our daily life, but what do you want? How will you get it? Who will give it to you? You have to respect and you have to control your words. You have to use the tone which will makes your words being effectively, where whoever will listen to you will exactly being convinced by what you are telling him, what you are asking him. So we shall continue focus on elements which will help you to be a good negotiator, like styles and techniques and strategies you can use when you are negotiating. So in order to be a good negotiator, you have to knowing this. You have to know effective language, effective words, effective vocabularies. So guys, make sure you subscribe, like and share, comment, cause some motivation. Let's meet together next day. Ciao. On TTV.